babe muri mwe bakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba. Ndabashimira yuko mumaze iminsi mubana natwe mudukurikira. Imana nibaha umugisha, Imana yabarinze, muracyariho, muracyahumeka umwuka w'ubuzima, nta gikuba cyashitse, n'ukuri izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Turashima Imana iteka rero kuko ayiturinda, turashima Imana yuko ari dushoboza mu byo dukora, mu kwiga ijambo ryayo, mu gukurikirana iki kiganiro. Nanone twongeye kugaruka ku byahishuwe Yohana. Ibi ni ibyahishuriwe Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo. Abantu b'Imana rero tugeze ku gice cya 12. Ibyo bice ko ari 12 nibyo tugezeho. Murushaho kujya muzirikana ayo magambo, murushaho kwiga, muve ku rwego rumwe ugere ku rundi mu buryo bw'umwuka, kandi icya mbere kizabafasha nuko muzarushaho kwirinda ibyaha, maze mwakire Kristo nk'umwami n'umukiza azabayobore. Ndazi neza ko urugo rufite Imana, urugo rufite ubutunzi bukomeye, urugo rurimo Imana mu bana babo, bafite ubutunzi bukomeye. Abasore n'inkumi bafite Imana muri bo, bafite ibanga rikomeye. Ni ukuri ngubu ubuzima bwo kwitoza kubaha Imana bugira umumaro mu isezerano ry'ubugingo turimo, ndetse bukagira umumaro no mu isezerano ry'ahazaza. Imana ijye ibandindira ibampera umugisha. Tujya kwiga ijambo rero turi busange mu byahishuwe. Reka dufate umwanya gusenga Imana kugira ngo ituyobore. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nishirwe hejuru. Abana bawe turi abanyabyaha, uciye bugufi kuko ari wowe ukwiriye kuduha imbabazi. Ni wowe mwami tuboneramo imbabazi, Yesu Kristo. Tubabarira utwejeshe amaraso y'umwana w'intama, kugira ngo mwami Imana yacu ibishura byacu nibiba byera urashobora kutwishimira. Ijambo ryawe ryaravuze ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, nuwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Tweze kuko uri Imana y'amasezerano, njye tugucumuraho. Weza abakurikira iki kiganiro, kandi natwe twese ukomeze kudufasha, uduhe umwuka wera tuyobore, ukomeze kubana natwe. Ubuntu n'imbabazi byawe bikomeze bitwomeho mu izina rya Yesu urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice 12. Turaza guhera kuri uwo murongo wa mbere. Tugiye kwiga ku by'umugore n'ikiyoka. Mwuka wera dushoboze. Reka dusome ibyahishuriwe ibice 12 umurongo wa mbere. Dusome ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite. Nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso. Mbona ikiyoka kinini gitukura, gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we, kimutsonsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite abantu yiteguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, kibanesha, kandi mu ijuru abaho ntibahaba bakihaboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi. Abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi. Wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo,
ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abaririmo nimwishime, aho wowe wasiwe nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunye mu isi, gihiga wa mugore we wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu, aba ahantu he aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Arindwa icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo, imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Haleluya bene data, turashima Imana yuko rero ari igidushoboza kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryayo. Turi ibikoresho mu byibuke bantu b'Imana, twebwe ntacyo turi cyo. Ahangaha turimo turiga ijambo ritubwira ku by'umugore n'ikiyoka. Iby'umugore n'ikiyoka rero turagira ngo tuze kubinyuramo, Uwiteka ukadushoboza. Hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho kugira ngo turusheho kumenya ibyo ari byo. Ese uyu mugore ninde? Ubundi iyo dusomye Bibiliya ntagatifu, murabizi neza uyu mugore ngo abenshi bakunda kumwitiranya. Abamwitiranya bavuga karinde, baramwitiranya bakavuga ngo uyu mugore ngo abakristo bakunda kugereranya Bikira Mariya ngo n'uyu mugore uvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe. Iyo ni Bibiliya y'Abakatolike cyangwa se niya twese, nuko yitiriwe muri Katolike, niyo Katolike ikoresha Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu iyo usomye mu bisobanuro byaho mu bice 12 by'ibyahishuwe, usanga bakubwira ngo uyu mugore ngo abakristo bakunda kumugereranya na Bikira Mariya n'umugore uvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ariko ngo umugore bavuga hano muri ngo ni umuryango w'Imana. Bibiliya ivuga umugore rero uvugwa ni umuryango w'Imana, ngo kandi ndikunda kugereranya n'umugore ukundwa n'umugabo we, ari we shusho y'Imana. Se nini abantu b'Imana murumva ari uwo mugore? Murumva atari itorero ry'Imana Imana ikunda? Satani yarashatse guhiga, hanyuma Imana ikarihungishiriza he? Yahungiye mu butayu. Niba mubyibuka neza niko ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye. Ariko rero abagereranya uyu mugore bakamugereranya na Bikira Mariya siwe, kubera ko tuba twabyitiranyije kubera ko ari we wabyaye Kristo. Ariko rero iri jambo ry'Imana ritubwira ko ari rigereranywa n'umugore n'umugabo ukunda umugore we cyane. Ariko ni umuryango w'Imana, ntago ari Bikira Mariya nk'uko tubyitiranye. Ngo abantu benshi bakunda kubyitiranya, ngo ubundi ntago ari uvugwa hano mu byahishuwe ibice 12. Hanyuma icyo ni igitangaza cya mbere cyari kimaze kuba mu ijuru. Hanyuma habaye n'icya kabiri. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyabaye mu ijuru kimaze kuboneka. Hanyuma haboneka icya kabiri. Umurongo wa 3 turavuga ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Ayo magambo abantu b'Imana ashingiyeho ibi bintu byose, ashingiyeho ubwami bwa Satani akoresha kuko ibyahishuwe bibivuga. Ariko na Daniyeli yari yarabivuze. Daniyeli nawe yari yarabyeretswe iby'ubwami buzabaho bukomeye. Ubwo bwami nyine buzaba burwanya abantu b'Imana. Daniyeli yarabweretswe. Ariko hano baratubwira ngo mu ijuru habonetse ikindi kimenyetso, ngo mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7. Iyo mitwe 7 rero bakunda kuyigera ngo n'ubwami 7, cyangwa se muri kino gihe bagahita bavuga ngo ibihugu 7, ngo n'amahembe 10. Bifite bishamikiweho n'ibindi 10. Ubwo bimeze bite? Bishamikiweho n'ibindi 10 bibasha kumera nkabyo. Urumva ni ibintu, ni ibihugu biba bikomeye. Nyankurikira ibiganiro byinshi cyane,
hari ikiganiro njya nkurikira bakunda gusesengura, n'umupasiteri bamwita Peter Musisi, akunda gusesengura, ugasanga akwereka neza akanagusobanurira iby'ibyo bihugu, akabikubwira ngo ni iki n'iki n'iki n'iki. Ibyo bihugu 10 bizaba biri mu mugambi wa Antikristo, biri mu mugambi wa Satani. Abantu b'Imana rero, nanjye ndababwiza ukuri, ibi byo nibyo, kuko na Daniyeli nawe yaranabirondoye arabivuga. Ubwami buzaza, habanjije ubwami bwabagaho, ubwami bw'Abamedi, ubwami bw'Ubuperesi, ubwami bw'Abagiriki, ndetse n'ubwami bwa Roma. Ibyo ngibyo byo turabizi, kuko amahembe Daniyeli yajyaga avuga yerekwa. Ariko na hano ngaho cyari gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ari ibyo bihugu 7 n'ibyo bihugu 10, ariko bizaba birimo, hari ibihugu 7, muri ibyo 7 no muri ibyo 10 bibonekamo. Urumva niba bibonekamo, ni ibihugu bizaba bikomeye, bifite umugambi wa Antikristo Satani abikoreramo. Ngo ku murongo wa 4 bavuga ngo umurizo wacu ukurura kimwe cya gatatu cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihereko kirye umwana we kimutsonsome. Ngo cyakuruye kimwe cya gatatu cy'inyenyeri zo mu ijuru. Mu byibuka neza abantu b'Imana, Satani amanurwa mu ijuru, yamanuwe igihe yamanukanye n'abamarayika. Abamarayika bari kumwe nibo bahindutse abadayimoni. Ntabwo ari ukuntu bajya bavuga ngo umuzimu umudayimoni. Umuzimu ni umuntu wapfuye. Ni nkuko napfa ukumva ngo wenda ngo ngewe ngo nagarutse ngo ndi gutaratamba ngo birukanye umuzimu. Ubwo ni ngewe, ariko uwo ni umuntu. Ndavuga umuntu niwo ngereranya nawe, ariko umudayimoni ni wamanukanye na Satani mu ijuru. Babandi bamanukanye na Satani mu ijuru bari abamarayika, nibo abadayimoni. Ubwo n'urugero nabaga rwo kumenya umudayimoni ndetse n'umuzimu. Ngo icyo kiyoka cyabashije kumanukana na kimwe cya gatatu cy'inyenyeri, umaze ngo cyaragiye kijya imbere y'uwo mugore ngo waramukwaga, ntarirya imbere ya torero. Mwibuka ijambo ry'Imana twasomye mu Byahishura imbere, yaratubwiye ngo nzi neza kahuba ariho intebe ya Satani. Murimo murumva abantu b'Imana, aho tuba ni intebe ya Satani iri, kandi muri abantu b'Imana, muri itorero ry'Imana. Ariko Imana yo yatubwiraga ko ibyo dukora ngari kibizi neza ko turi naho intebe ya Satani. Nuko rero mureke twizere Imana, irabizi, izajya iturinda nubwo izi ko Satani ari kumwe natwe mu isi kugira ngo aturwanye nk'itorero. Ngo cyari kigiye ngo gitegereje kugira ngo kirye umwana we kimutsonsome. Hari mwe itorero, hari mwebwe mwabyawe mwavuye muri uwo mukumbi w'Imana, muri uwo muryango w'Imana, ngabyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Ninde se wajyanywe kuri iyo ntebe? Ninde se uvuga? Umwana wayo. Ni umwana w'Imana, ni umwana w'Imana. Kandi uko dukomeza gusomera ijambo, muraza kumva n'icyo abo bantu bamutsindishije bamumanura mu ijuru, kuko bamutsindishije ibintu bituruka kuri Kristo Yesu. Muraza kubyumva, ndabashishikariza kugira ngo ibyo bintu uko ari bito namwe muzabinyeshesha Satani. Ndababwira ibintu turwana nabyo mu isi, babwire n'ibyo tuzabitsindisha mu isi. Ngari kuwa mwana ngo yarazaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Haleluya! Uwo mwana yarazaragiza amahanga inkoni y'icyuma, niwe mwami wacu. Ngo maze ngarasahurwa, gahungishirizwa hehe? Gajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Ngo maze ngo uwo mugore ngahungira mu butayu, afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Nagize ndababwira ngo iby'iminsi ntabwo tuzajya tubisobanura, kubera ko twibeshe tukavuga ngo wenda reka duhere Kristo yaje mu isi arigisha ati wenda bahera ku minsi iyi n'iyi barayibara, ati avuka batangiye kubara rimwe.
ariko se twabara twebwe ko turi mu mwaka w'ibihumbi 2021 muri Isiraheli, muzi aho bageze babara? Uzi ko bageze mu bihumbi hafi babara barenze ibihumbi 2000 babara, kuko babaze ngo mbere ya Yesu ataraza. Naho twebwe twibeshye tukajya kubara iby'iyi minsi, twakwibeshya tukaba turi kwigerekaho ibicumuro tudashoboye no kugarura. Ariko iby'iyi minsi Imana yigenda ibitubarira. Abantu mukunda kwegera Imana izajya ibamenyesha iby'iyi minsi n'ibihe. Iyi minsi ni iy'ibisi. Umwana w'umuntu ukubeshya arayigereranya akakubwira ngo bizarangira iki gihe. Icyo nzi cyo nuko turi mu minsi y'imperuka. Icyo nzi cyo nuko turi mu minsi ya nyuma, iminsi yo kwezwa, iminsi yo kumesha ibishura. Ngaho yahamaze iyo minsi. Hanyuma umurongo wa 4 waba ngo mu ijuru habaho intambara. Ngo Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacu. Icyo kiyoka ni Satani. Bibiliya irabisobanura. Niyo wa mubi, niyo wa mwanzi, ari nawo Satani. Rero bantu b'Imana, ndababwiza ukuri, uyu Satani uvugwa niwo wa wundi Yesu yavuze muri Yohana 10:10. N'umujura nta kindi kimuzana uretse kwiba, kwica no kurimbura. Satani nta kindi ashaka, ni ukukwiba. Arashaka kukwiba amasezerano Imana yaguhaye kugira ngo uzaraga ubwami bwo mu ijuru. Arashaka kukwica kugira ngo upfire mu nzira utararangiza urugendo. Arashaka ndetse no kukurimbura, akurimburira mu byaha. Nubona uheze mu byaha, uzamenye ko Satani yagufashe. Yibuze nubasha no gusohora ijwi, uzabwire abavandimwe bawe cyangwa se abuzi, babwire ngo musomere ku Mana. Cyangwa wowe nushobora no kubivuga, uzavuga ngo Mana mbabarira, kuko Satani aba yaragufashe kandi udashobora kumwikuramo. Intambara yarabaye mu ijuru bantu b'Imana. Iyo ntambara yabaye mu ijuru rero Mikayeli musanzwe mumuzi, uyu ni marayika ukomeye cyane. Mikayeli iryo zina risobanura ngo iki? Iryo zina risobanurwa ngo ninde uhwanye n'Imana. Iryo zina risobanurwa mu Kinyarwanda cy'iwacu, ninde uhwanye n'Imana. Mikayeli ni marayika ukomeye cyane warwanyije Satani mu ijuru n'abamarayika ye. Mikayeli ariko yari kumwe n'abamarayika be, barangije bafata intambara yo kurwanya Satani. Satani bamurwanyije kubera iki? Satani yahoraga imbere y'Imana ajya kuroga intore z'Imana. Yahoraga imbere y'Imana ari kuregererezwa, yahoraga ari kurega amafuti. Kandi Satani yabashije no ashaka kuburanya Imana, ariko Imana yo kubera ko yavuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi, maze iravuga ngo Mikayeli rwanya intambara. Mikayeli yarwanya intambara ikomeye cyane abantu b'Imana, hirwaniye mu ijuru. Kandi Mikayeli yakomeje, iyo musomye Bibiliya mugenda mumubona, kuko yazaga ku bintu aje gusobanura. Hari marayika Gaburiyeli wajya gutumwa ku ntumwa, ku bantu baza kuri ba Mariya, kuri ba Mariya uzabyara Yesu. Gaburiyeli n'ubundi yigeze gutumwa kuri Daniyeli niba nibuka neza, ndetse n'abandi benshi. Ariko uyu Mikayeli ni nkaho twavuga ngo mu isi hari igihugu kijya kigira ngo minisitiri w'ingabo ushinzwe iby'imirwano, buriya niko nawe bivuga, ushinzwe ibya gisirikare. Ariko Mikayeli nawe mu ijuru ni umumarayika ukomeye, kandi izina rye mwumva icyo risobanura. Ninde uhwanye n'Imana? Nta uhwanye n'Imana. We n'abamarayika be barangije barwanya cya kiyoka, barakirwanya. Ku murongo wa 8 uratubwira ngo ntibane ngo maze ngo cya ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacu. Cyararwanye. Satani yararwanye n'abamarayika bari bamushigikiye mu byibuke. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacu, ngo maze ntibanesha kandi ijuru, kandi ntibanesha mu ijuru. Abaho ntihaba bakiboneka, bahaba bakiboneka. Ntago banesheje bantu b'Imana. Haleluya. Ntago banesheje, ndavuga ikiyoka ndetse n'abamarayika bacu. Ngo maze ngo cya kiyoka kinini kiracibwa. Gucibwa se n'ukujya gute? Kiracibwa, nk'uko bavuga ngo bamuritwe, kuko wowe ntabwo uhwanye nawe.
urashaka icyubahiro cy'Imana yacu, va muri twe. Maze cya kiyoka kiracibwa, ngo aricyo ya nzoka ya kera yitwa, mwumve wa wundi uko yitwa, ari we wa mwanzi, ngo ari we ngo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo, abamarayika bacyo bajugunywanywe nacyo, aribo babaye abadayimoni. Ntago ari abamarayika ubu ngubu, ahubwo babaye abadayimoni. Nibo bambari ba Satani, nibo Satani akoresha, niba agenda atuma. Ariko Imana yacu ifite abamarayika bayo. Mujya mwumva barinde babanga inyuma yawe hari ingabo nyinshi zishinzwe kukurwanira. Niko Imana yavuze. Ubundi inyuma yawe shiraho ingabo nyinshi zishinzwe kukurwanira. Niba mwibuka Elisa igihe yari kumwe na Gehazi, ingabo z'Abisirayeli zarabateye, maze Gehazi agira ubwoba, baravuga ye baba data we, ngo Elisa ngo ngwino urebe databuja, ngo ingabo zatuzengurutse, ngo maze ngo arangije avuga ngo Mana. Elisa yarasenze ati muhumura amaso arebe ingabo nyinshi zitugose. Haleluya. Hari ingabo nyinshi ziba zitugose, ataraba bambari bo kwa Satani. Abo ni abadayimoni Satani akoresha yamanukanye nabo mu ijuru. Kandi mubyibuke bantu b'Imana, tukiri aha ngaha ndagira ngo mbasobanurire akantu kamwe kugira ngo mukumve. Satani yari afite abamushigikiye, n'Imana yari ifite abari mu ruhande rwayo, ariko muri uwo mwanya hariho n'abifashe, ngo hariho abifashe banze kuvuga ngo twe turi ku ruhande rw'Imana, turi ku ruhande rwa Satani. Niho Bibiliya nayo itubwira ngo niba udakonje cyangwa ntushuhe nzakura, niba uri akazu yazi. Abo ngabo bifashe, Imana yabahanye ibamanurana na Satani. Munamusanga yabamanuranye na Satani. Kandi niyo mpamvu mwumva iryo jambo muritekerezeho, ntukaba akazu yazi, mufate hose utazarukwa, ahubwo hitamo kimwe. Umurongo waho urakomeza utubwira ku murongo wa 10 ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nababwiye ko icyo Satani yazize, yahoraga arega abera b'Imana, yahoraga arega intore z'Imana. Yari umurezi, yahoraga arega ibintu, arega nta mafuti gusa. Yagiye kurega Yobu ngo ikisi, ngo yabuzwa n'iki kukubaha, hasi kwamuhaye ibintu ukamuha n'ibiki. Ariko Imana kubera ko yari izi Yobu iramubwira ati nabyo ndabiguhaye ngo genda umugerageze. Imana yaramutsindishiriza, nawe izagutsindishiriza. Satani nubwo ahora kurega ku Mana, nubwo ahora kurega, warasambanye yego birumvikana, ariko Satani ahora kurega avuga ati yawe n'uwanjye, waracumuye, biranashoboka ko wagiye no mu pfumu, biranashoboka ko wagiye no gukoresha bya bindi bita amarozi, ariko Imana yo yiteguye kukubabarira. Irabanga icyaha kitababarirwa n'icyaha kimwe, ariko gutuka umwuka wera. Niwanga kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, nakubwiza ukuri kuzaba ututse umwuka wera. Ariko n'umwemera ugakizwa, uzababarirwa ibyaha byose wakoreye, ibyo wakoze. Umuntu w'Imana uzababarirwa icyaha cyose n'igitutsi cyose kizababarirwa, niko Bibiliya itubwira, uretse icyaha kimwe, aricyo gutuka umwuka wera. Nuko ndagushishikariza kugira ngo wumve nubwo Satani akurega imbere y'Imana, ariko ndakubwiza ukuri yuko ufite uwanesheje. Hari uwanesheje, niwe mwana w'Imana, ngo Yesu Kristo. Ubwami bwo bwari bumaze kuba ubwande yemwe, ngo n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, Mesiya. Rero ku murongo waho wa 11 uratubwira ngo nabo bamuneshesheje, ngo bamuneshesheje iki wa muntu w'Imana? Ngo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Bamuneshesheje ibintu bitatu: amaraso y'umwana w'intama, ijambo ryo guhamya kwabo, ndetse ntibakunda n'amagara yabo, ntibatinya no gupfa. Ese ni ibiki? Ese wowe urwana n'ibiki mu isi? Wowe urwana n'isi, umubiri na Satani. Mu isi uyubura kurwana nayo udafite agakiza, isi izakunesha. Umubiri udafite ijambo
bavuze ngo ijambo ryo guhamya kwabo, ijambo ni ijambo, aya magambo y'Imana. Suzi ijambo ry'Imana hari iryo uhagazeho uzaneshwa. Utazi ko Imana yavuze ngo byose turabyemera ariko byose siko bidufitiye umumaro, ngo nuko muzibukire gusambana kuko ari icyaha gikorerwa imbere mu mubiri. Ubwo se utazi iryo jambo, utazi ko Imana yavuze ntugasambane, cyangwa amategeko yose iby'Imana yatubwiye, iby'Imana yatubujije, utabizi ninde wakubuza gusambana ngo ubyemere? Hafi y'Imana kure y'icyaha, kure y'Imana uba wegereye icyaha icyo ari cyo cyose, nta n'uwagutangira. Nawe ubwawe ntuzi ko ari icyaha, hari ibyo uba wibereyemo, ariko iyo bikubihiye umenya ko ari ibyaha muntu w'Imana. Iyo bikubihiye umenya ko ari ibyaha maze ukabizunyuka. Ndakubwiza ukuri, niba ubishaka ibi bintu bitatu, Satani nawe uzamunesha. Ufite ijambo, wibuka ko Yesu yamutsindishije, handitswe ngo nawe uzamutsindishe, handitswe ngo kandi nugera agakiza k'umwana w'intama n'ukuri uzanesha. Ikindi ntudatinya gupfa. Tinya gupfa ni kwa kuntu umuntu ajya avanga, se ndamutse mfuye ibi byose ngiye muri ibi ngahohoterwa ngapfa. Uyo umuntu ukorera Imana ntagapfa arasinzira. Haleluya, ntagapfa arasinzira abantu b'Imana. Ngibi ibintu bamuneshesheje rero, amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ndetse ntibakunda n'amagara yabo, ntibatinya no gupfa, mbese ntibanga no gupfa. Umurongo wa 12 uratubwira ngo nuko rero wajuru we namwe abaririmo nimwishime. Abo mu ijuru barishimye Satani amaze kumanurwa mu isi. Ngo naho wowe wasi we, nawe wanyanja we mugushije ishano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. None wowe urimo uratinda gukizwa, urakivanga mu byaha, uracyari umugabo uca inyuma umugore we, uracyari umugore utazi agaciro k'umugabo kamuca inyuma, uracyari umuntu uyobora ibintu abivangavanga, umurimo w'Imana ukawuvanga n'ibizira. Imana y'amahoro irimo irakubwira ngo uyu munsi ihane. Umuririmbyi yaravuze ngo ihane. Niba ushaka ko tujyana kuri runo rugendo, nta kindi cyabigushoboza muntu w'Imana, nuko wasigaho ukareka ibyaha, kugira ngo Imana y'amahoro ikubabarire. Yohana atangira kwigisha aravuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Maze Petero we bamaze kumanukirwa n'umwuka wera, ari kubasobanurira ibyabaye, ari kubasobanurira ibya Yesu. Ngibi ntimugira ngo nta bindi, n'ibya wa wundi mwabambye, niwe wari warabidusezeranyije, ari we Kristo. Arimo arasobanurira abagabo, iyo dusomye hariya mu byakozwe n'intumwa muri biriya bice igihe mu bice bibiri aho ngaho kagenda pakugeze no mu cya gatatu. Muri ibyo bice bibiri ubwo yasobanuriraga, umwuka wera yabamanukiye, bagize ngo basinzihira, ariko yarababwiye ngo, arimo arababwira ko ari Yesu Kristo uzemera azakizwa. Abantu b'Imana uzemera azakizwa. Baramuhaje ngo none ngo dukore iki? Umvuko yabasubije ngo nimwihane. Nawe yatangiye abasubiza ijambo ati nimwihane. Ububyutse bwose butangirira kwihana. Ububyutse muri wowe buzatangirira kwihana. Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe. Imana y'amahoro ikomeze igushigikire, ugira imbaraga zo kwihana, kuko Satani ngo yatumanukiye afite umujinya mwinshi. Niyo mpamvu atanya abana n'ababyeyi, umuryango. Satani yibasira ingo cyane. Abantu b'Imana ufite urusenga, ujya gushaka umugore warasenze, none wararikiye aho ngo waratuje, azagutera, uzamurwanisha iki? Senga Imana. Nigeze kumva ubuvuga utumwe mwavuga ngo, avuga amagambo akomeye aravuga ngo ibyo wabonesheje amasengesho birindisha amasengesho. Wasenze urimo uratakira Imana, iragutabaye none uridamarari. Ntibikabeho. Ibuke ko Satani amanukanye umujinya mwinshi ashaka bari mu isi. Jambo riratubwira ngo wasi ugushije ishano. Mu 13 uravuga ngo nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunye mu isi, ihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Arindwi icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma
y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Namwe ni munyumvire, cyaciye amazi ameze nk'uruzi kugira ngo atembane wa mugore. Icyo kiyoka se cyayaciraga, twe twakwibaza ngo ibyo ni ibiki? Kandi iki gihe gito bavuga ni Sekibi, iki gihe gito Satani avugwaho. Tugiye kuvuga ku gihe gitoya ndetse tuvuge no ku ruzi rw'amazi. Igihe gitoya Satani bamuvuzeho ni uguhera igihe Yesu Kristo, ni uguhera igihe Yesu Kristo yatsindiye umusaraba, igihe Yesu Kristo yazukiye, kugeza igihe azagarukira gutwara abantu be, gucira imanza bari mu isi n'abapfuye. Maze murusheho gushishoza mumenye ngo turimeze gute. Mose yavuze muri Zaburi avuga ngo utwigishe kubara iminsi yo kubaho kwa, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nawe ubimenye ubizirikane. Iyo usenga Imana muntu w'Imana, nta kindi cyabigushoboza, takambira Imana. Hanyuma uruzi rw'amazi ni ubwami bw'Abanyaroma ngo bwatotezaga Abakristo. Haleluya. Iyo mfashe Bibiliya ngafata Bibiliya ntagatifu nkayisoma, ngafata Bibiliya yera nkayisoma, hari ibindi bisobanuro mbona. Ahangaha ngo uruzi rw'amazi ngo ni ubwami bw'Abanyaroma bwatotezaga Abakristo. Icyo gihe n'imbere, hanyuma muri bracket bagahita bashyiramo ngo Kiliziya. Ibyo ntabwo aba ari amabanga, kuko mbere kugira ngo ujye muri rindi torero wararwanywa. Irindi torero si ryariho. Abaprotestante aribo twita Abangilikani bavuye muri Katolike, abo twita Abadezami bavuye mu Baprotestante. Byabaga byatewe nuko babaga wenda hari ibyo batumvikanyeho. Ariko ngo hano iri torero icyo gihe ngo aribo Bakristo, ngo ba mbere batotezaga iki? Abantu b'Imana. Hari ibyo babazizaga badahuriye ku byo bemera, hanyuma bagahita bashyira muri bracket ngo Kiliziya. Ariko ndakubwira ngo muntu w'Imana, uyu munsi wa none mbere cyo tudahagazeho n'amadini. Nuramuka ugendeye mu idini, ukajya ugendera mu idini ukavanga ahangaha hageze nshobora kugasenga, ahubwo ikibazo sahuri, ikibazo n'ibyo ukorerayo. Ikibazo sahuri, ikibazo n'ibyo ukorerayo. Abantu b'Imana, iyo dusoma Bibiliya hari icyo twunguka. Nzi abantu benshi basengera mu matorero, abantu bajya bavuga ngo sinasengera hari, ariko bera imbuto abantu b'Imana. Ariko Imana yo irabazi cyane. Hari n'abantu nta torero ritazavamo umugeni. None se umugeni nunanirwa kwitwara neza uzavamo ugiye? Aho urikirizwa aho ngaho itorero usengeramo, nihagira ugushuka ngo jya muri iri, n'Imana ibikubwiye. Umuntu arakubwira ngo va mu torero urimo ujye muri iri. Sengera aho uri, wemere Kristo nk'umwami n'umukiza, ubaha Imana, ushaka gukiranuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mumanze mushaka ubwami bwayo no gukiranuka kwayo, ibindi byose uzabyongererwa. Ibyo bari kukubwira ngo ujye gushaka mu yandi matorero ni ibiki? Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose uzabyongererwa. Twari dukomeje dusoma ijambo ry'Imana twegereza ku musozo. Twari tumaze kuvuga ku ruzi, urwo ruzi yashize inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imiruzi, cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Kristo. Umuntu witondera amategeko y'Imana ukaba ufite guhamya kwa Kristo. Petero yaravuze ngo igihe yari amaze bamaze guhabwa umwuka wera, bakomeje urugendo bari kwigisha, yavuze amagambo akomeye. Hari aho nasomye aravuga ngo urebe ibikangisho byabo, duhe ijambo ryo guhamya. Petero akimara kwemera Kristo bwa kabiri, wibuka ko Yesu yavuze ngo mugende mubwire ngo na Petero ngo nawe aze nzabasanga i Yerusalemu. Igihe yababwira ko bazahurira mu mujyi, mubwire ngo na Petero yuko yari yazutse. Na Petero bagombaga kumubwira. Petero yagarutse afite imbaraga z'Imana. Ese nawe waba waracitse intege? Twavugaga ahangaha ngo ufite guhamya kwa Kristo, icyo ugishikamye mu mategeko Imana yagutegetse,
ubaha Imana ukiri muzima, numara gupfa ntacyo twakuvugaho, kuko uyu munsi wa none Imana irimo iragutumaho abantu bayo kugira ngo wihane. Hari umuntu yigeze kumbwira amagambo akomeye, arambwira ngo nubeshya itorero kukijijwe naryo rizakubesha kugiye mu ijuru. Hari uwo wigeze bashingura bamuvuga nabi se? Ntawe. Ariko weho nubeshya itorero kukijijwe uzagushingura naryo rikubwira kugiye mu ijuru. Ariko Imana yamuhora irimo iravuga ngo ca bugufi wihane. Murakoze bantu b'Imana. Ngiryo ijambo ry'Imana twiganye mu byahishuriwe Yohana ibice 12 tuvuga ku mugore n'ikiyoka. Ngo ni Satani wamanuwe mu isi rero waje guhiga itorero ry'Imana. Nuko rero murushaho gushaka imbaraga, mwambara imbaraga. Turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Yaturemye kera kugira ngo tuzayigendere mu bantu b'Imana. Murakoze, Imana ibaha umugisha kandi bakomereza amaboko, ibagure. Umuntu wabatsinzwe n'ijambo ry'Imana, ndazi neza aho uri. Hari igihe uri ku gitanda cyawe, uri mu nzira, urimo ugenda mu modoka, urimo uzumva wenda wicaye ahantu bisanzwe, ariko ubwira umutima wawe ngo reka dusabe Imana imbabazi. Ubwira umutima wawe. Ntimuzi ko Hana nawe yasenze atavuga ariko adidibuza, ariko Imana ikamwumva. Namwe Imana irababarira, Imana ibabarira kandi twese tubabarira. Wegere mu cyumba cyawe usenge, usaba Imana imbabazi. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.